kugeza ubu ubwo hatangiraga iriya gahunda yatubwiye ya revenue sharing, hamaze gutangizwa imishinga isaga 659, imishinga ikaba ifite agaciro kasaga miliyari 5 na miliyoni 160. Iyi mishinga ikaba yaratewe inkunga cyane cyane mu mirenge 12 parike y'ibirunga igeraho. Muri iyo mishinga rero 50% by'iyi mishinga yagiye mu bikorwa by'ubuhinzi n'ubworozi bifasha abaturage, ari mu rwego rw'ubuvumvu, ari mu gutubura imbuto cyane cyane imbuto y'ibirayi n'ingano, ariko no mu kugira ubuhinzi buteye imbere n'ubworozi biteye imbere. 35% by'aya mafaranga yo yagiye mu guteza imbere ibikorwa remezo birimo iby'ubwubatsi bw'amashuri, kubakira abatishoboye, guha abaturage amazi meza, kubaka amavuriro n'ibindi. Ibi tukaba tubishimira ko tubigeraho kubera ibyiza tugezwaho na parike y'ibirunga ndetse n'urwo rusobe rw'ibinyabuzima dusanga muri iyi parike. Ibikorwa byose byatewe inkunga biturutse ku musaruro w'ubukerarugendo. Ibi bikaba binadufasha, iyo umuturage yabonye igituruka muri parike biradufasha cyane twebwe, kuko mu gihe cyatambutse twabaga duhanganye n'abashaka kujya kwangiza parike n'inyamaswa zirimo, ariko bahubwa abaturage bose bashishikariye gufata neza parike ndetse n'inyamaswa zigaragaramo. Ibi byose navuze aya mafaranga aturuka kuri revenue sharing, ariko hari n'izindi nyungu zinyuranye tubona twe nk'abaturage ndetse n'ubuyobozi hariya. Muri byo hari abaturage bacu babona imirimo ishamikiye kuri ubu bukerarugendo. Hejuru y'ibyo ariko bakabona n'amasoko ari ibyo bejeje ndetse n'ibindi bakora nk'ubukorikori, kuko ba mukerarugendo iyo bageze hariya banagura uduseke, bakagura n'ibindi bibaje bikorwa n'abaturage hariya, bityo bose bakabasha kwiteza imbere.